ikiganiro kizatangira nihagarare hano nta handi hano igeze nca nta na hamwe nariko naje kubafungurira nabonye mwinjiye ese ubundi ku cyizere cy'ejo hazaza nkumva ko nasohotse mari nkumva ko ndi mu birere no mu bicu nkatwika ariko se nicyo kora ndagwa fanta cyangwa wakeneye nkujye nkugurire kwibaraza nguhereze fanta sibyo ako mana ndabona nyamara Fanny utuntu uri kwivugisha ukuntu uri kwigira ndabona telefone uri kuvuga ari ikindi kintu kiri kuvuga harahiye koko akusanirika mu giswe sibyo mani ubiswe aho kintu nagwisha mani wapi fanta ndayigwa cyangwa kimwe ahangaha tuharambika ikintu kwicare akoze ujye urukungumisha hanze ubwo umubwira ngo hanze tuharambika ikintu wambwiye ni tujye muri salo dusangira agafanta cyangwa se ayo mazi nakora n'ubukwe cyangwa makuru cyawe ni cya mbere nta n'ikindi mani reka mani hano hasi se wayishira kubera ubushuti bufitanye njyewe hose nayicara hano ntakicara njyewe yango nsanga muzima bwanjye sure yes I'm sure naho ngiye nkwizoga mani ese ko mbona amafi yawe yajeho inuze wapfukamiye ndi kukubwira wapfukamiye njye napfukamye ndi kukubwira ngo ako sinapfukamira oya ntago apfukamye ntago napfukamye Fanny Gasaro TV. hanyuma rero umukobwa mwiza cyane Fanny akaba yemeye yuko noneho ajya kuduha ikiganiro nyuma y'ibintu byari bibaye birebere cyane cyangwa se ibiganiro byinshi ibiganiro bibe biganiro se sandi ntago ibiganiro hano byabaye ikiganiro bwo kigitangira ahubwo mbaza ngo bimeze biti fresh ariko ndabona ijisho ryahiye umukecuru ego marisi ryajyishwe n'iki nakabyeri mani nta nakabyeri iguma mu rugo ubuse muri guma mu rugo akuraye byeri gafata neza abo dusengana washyizemo Fanny njyewe nta kantu pe ko mbona ijisho ryawe se rimeze ukuntu ijisho ryanjye rimeze rite se mani ryahiye shamani baby ntukandaburize mani bimeze bite se ubuzima bagaze gute mwana muri guma mu rugo nyine guma mu rugo imeze fresh ni ya kawunga wa muceri za spaghetti n'ibindi bintu bitandukanye na ya mafiriti agafiriti nako nyine ka chips karaho nyine nuko karya ahubwo ubutitse waracyarya ifiriti mwana siko bya bintu byakaze kujya ibirayi bigura make haraho bigura desta kandi mwebwe muri babiri gusa twebwe se turi babiri gute se kumana ntabwo turi babiri da ndumwe hani wanjye ntabwo turi abana byibuze tuba tubana bambwiye ngo turi babiri ubuse muri iyi minsi nta muntu waba uri hano ra wa pepe nta muntu turi kumwe sure ariko se ubundi ku cyo nzize kuma karibu kweri wanyereka karibu nkaba niruhukiye mu nzu bana bizi ni ganje sibyo ndabizi imwe birenze kwemera sibyo nta nana nanagwisha mwana subisandire uri umwana mwiza iyo uje hano mu rugo uranshimisha ubu uri kwinywera agafanta kawe ukarera se ibi ni ibikira tandirene ukanera story tukishimana ibiki byose sibyo ibintu bikamera fresh mani nagwihisha mwana none se nyamara uyu munsi nshobora kuba ndi bugarukire inyuma y'urugo yesuho yasha sendi nyine twakwicara hanze kujya akayaga kagira uteka duhuhe zakuna akayaga kari kumpuha akayaga kari kumpuha ni fresh sibyo rero no nyine nibyo biba bikenewe kuba umuntu ari hanze biba bikenewe ntabwo kwicara mu nzu nyine ntuza ubushyuhe bukakwica oya ubundi se ko nsanzwe nzahashyushye ukama ikaze ukama fanta uyu munsi abe na fanta shafa ni icyo kora ndagwa fanta cyangwa wakeneye nkujye nkugurire kwibaraza nguhereze fanta sibyo ako mana ndabona nyamara Fanny utuntu uri kwivugisha ukuntu uri kwigira ndabona telefone uri kuvuga ari ikindi kintu kiri kuvuga harahiye koko akusanirika mu giswe sibyo mani ubiswe aho kintu nagwisha mani wapi fanta ndayigwa cyangwa kimwe ahangaha tuharambika ikintu kwicare akoze ujye urukungumisha hanze ubwo umubwira ngo hanze tuharambika ikintu wambwiye ni tujye muri salo dusangira agafanta
cyangwa se ayo mazi niba nta ufite n'ikibazo ngewe nta n'ikibazo ndagura akuse mwana cyangwa se ko turi inshuti cyane ndakubaha ikinyamakuru cyawe kirarenze kurusha ibintu byose biba ku isi nta kindi bingana kumva kirarenze mani ariko ibiganiro byose ndabumva mbona ikinyamakuru cyawe ninakora n'ubukwe ikinyamakuru cyawe niyo cya mbere nta n'ikindi mani reka mani hano hasi se wayishira kubera ubushuti bufadanye ngewe hose nayicara hano ntakicara kuki se mani kumbwira gutyo mani subize mani hasi uri kuri mu rugo ndabona make up ehwana urasa neza bya danje kugira ngo kwitera make up guma mu rugo ntago ari kujya ahantu nguma mu rugo nkishyiramo icyizere cy'ejo hazaza nkitera make up nkambarira iherena ryanjye ukumva nkishyira ibintu byose nkishyiramo icyizere ko nasohotse sibyo gafata kandi cy'akapanashi ntabwo nk'inzoga njyewe nyangwa nsaga mu buzima bwanjye sure yes I'm sure ntabwo ngiye nk'inzoga man vive ariko sibiri cy'abanyarwanda umukobwa wacu ukuntu ubona Fanny urishimye uyu munsi ndabona uhorana ibyishimo pe nkanjye ariko ndabona ari ibishya ukuntu kwigira nk'agasake ukuntu man umva nyine ni kwishyiramo icyizere njye nagomba mu rugo yamperana n'umutima wanjye ngomba kwishyiramo icyizere cy'ejo hazaza nkumva ko nasohotse mari nkumva ko ndi mu birere no mu bicu nkatwika ariko se Fanny tuvugisha ukuri nahereye mu gitondo saa 2 nguhamagara urabizi ejo twaravuganye ndakubwira nti ko nshaka ikiganiro nambwa ati Sando mu gitondo tuvugane ndumva ndusheneriwe mu turimo ariko uyu munsi nabyitse nguhamagara tuyi gukora ikiganiro banyarwanda ubu turi saa 7:50 n'ingahe ikiganiro mwaye tugikoze ntabiteguye sibyo kandi twe twavuganye niriwe mu rugo ninywera agafanta kangera ahantu sibyo niriwe ninywera agafanta uri kumva Sandri ninywera agafanta uri kumva hari udufanta nyine umuntu anyeretswa murenga sibyo noneho ndakubwira ati naga ikiganiro gihari umwana ati ngo reka byibuze uze kunsura twinywera agafanta sibyo urabizi mani ninywera agafanta n'ubu nandebye no mu maso yanjye ninywera kabyeri oya agafanta fanta ariko ndeka bari kamitsingi cyo ka Skol fanta y'amazi urayize tuyiziranyeho njya nyinywa ureba njyewe se njya nyinywa apana wowe narengize ngo banywa wowe ka gafanta kandi nyine kabadeperi ako njye ninywera ka gafanta nyine kaba kanimo nyine akantu gake karimo akantu gake kapanashi karimo akantu gake numvaga ari ibisembuye ka Skol na kamitsingi mu buzima bwanjye pe nawe ndanywa fanta itari panashi rahira kuva ntabaho mani akosema nubwo nambona mu buzima nese panashi yose y'abadeperi panashi arimo abadeperi batayinywa bafite imyumvire mibi nayo ngo irasembuye cyane nka hanjye ababyeyi banjye sori bubahwe nubwo muri aba pasiteri rwose papa wanjye ubahwa gusa nabizi ko ufite imyumvire mibi batayinywa ka panashi ariko ngenda kanywa ni fanta Sandi panashi nayo ndayinywa sinzi niba ari inzoga niba ari inzoga muzambwire nyireke nzi ko njye wari nka juice ahubwo nyine nsanzwe kunywa ka pineapple ka orange ariko mani wikwibeshyira mani kuki uri kubeshya abafana ngo ngwiki mwese panashi ni inzoga ngwa ka pineapple ke kwa orange byose na citro na fiesta ibyo citro fiesta utuntu nkutwo ariko Fanny njya numvaga abantu banywa akantu gasembuye ngo ari ikintu barusha abantu natwe tunywa fanta abantu banywa akantu gasembuye ndabo hari ubwo ntakanywa ngo kapanashi baturusha ikise buri birebye nkanywa kapanashi kuba sociable babarusha tukiraho Fanny ukuntu ndi social ko nywa fanta kandi nkaba ndi sociable muri make ruzo turi Babylon oya mani umujama umva mu buzima ni nawe muntu wa mbere nkunda yigo ibiteye n'uburyo mani Asa ujya ngo byerunyitse. Oya sha. Kibazo ariko njya numva nsitagomba. Byeri ariko njyewe ntago na blaming umuntu unywa byeri. Kuko wenda kireka iyo zigukoresha amakosa nubwo ntazinywa ngiye nubaha imyumvire y'abandi bantu. Burya kamubwisi kuko n'inzoga si icyaha ndakeka. Kamubwira ikintu kimwe barasandiri uri umujama wanjye akintu naguhisha mani. Sibyo? Burya kunywa inzoga si icyaha. Ikibi nicyo zigukoresheje. Yego. Nunywa byeri ukajya gusambana. Nunywa byeri ukajya mani. Kabana abantu ukabakuta ku kibuno ukagira ute abakecuru n'abasaza ugacanga nakabakecuru gusa ugacanga ngeri umusore ni gute zatukoresheje bibi nibyo nukuri kandi na Bibiliya ngo igivuga mumwe yes kubwinda zanyu zabana ngo mumwe gake
nywa byeri yawe ujye mu nzu wiryamire nywa byeri yawe ujye mu kazi ugakore nk'uko bigenewe nywa byeri yawe utuzi ubundi bitwaye iki serate ahubwo bubahwe nubwo njye ntazinywa ariko abazinywa bubahwe ndabona ufite n'ibisuko byiza merci ibi ngibi nibyo kugira ngo wishyireho nyine kugira guma mu rugo igende neza sibyo ariko nk'ubusanzwe wanabyishyiraho ukagenda kureba wenda sheri wawe cyangwa abandi bantu ntabwo mperukana sherisi shawa pepe shobora nyirago duherukana uri kumva muri ino minsi afite byinshi byo gukora kandi ntabwo yava ahantu akorera ngo aze kundeba ntabwo byakunda hari umugabo twahuye mbwira ko muziranye wari wambaye umupira w'umweru ariko sa n'indibutse ako hari umuhungu bano mu gipangu iwacu umwe wenyine nyine uri aho ntibakora iki yes we yeguko agasuka sawe n'umusaza wanjye mwana wambaye umupira ushushanyijeho ibintu by'umukara namutere peace man iyi twahuye yambaye n'ingofero yari yambaye n'ingofero yirebesheje inyuma urani bro wanjye man ati kuki butandabuye mwana urani bro wanjye wasotana muteye na peace man ngo mu cyubahiro kiwakwiriye ndamubaha ubuse ngende mu nzu se musuhuze nta kibazo mu nzu man hoya mu nzu aya man kandi ahari ari mu nzu oya mwana ari mu nzu yagiye yego Fanny nese ko nari magaza hayaciye hako wajya ugabanya ibyo ngibyo mwana waje waciye hepfo aca ruguru muranyurana ntacyo ndinjira mu nzu ndebe ko ntawe urimo shazi ndibari umabara wineza bo dusengana oya nta kibazo unyemerere ninje na kamera irimo akomani kamera ntayiriho oya ntayirimo ndayikuraho mwana rumujamo nakureka nakamera iriho nakure kujya mu cyumba cyanjye ukisa washaka naryama none se kuki kamera iriho kubera iki kamera iriho no kubera iki mani kamera se oya kamera ishobora kugira ukamera nk'wenda nk'akageresene nisiga ko nakamake gashiritse nk'uko Samantha yigeze kuvuga ngo ni mba mfite ibintu bishiritse urumva cyangwa kimwe urukumva ngakamera wenda mani ubusi niko banga abafana banje bareba udusuve nambara oya nago twagira nisubu mani wabikoze ko sana ngo bana kamera ibintu biri muri oya sha ntago ndi bubikore kwinjira mu nzu byo reka tubireke ahise amakuru ya Kiruso mani Kiruso se mani cyakoze Kiruso ya Kiruso ariko ntabona ntago uri hano Kiruso ntago uri hano pe Fanny uri hehe ndahari mani ndabona uri ahandi hantu uri mbese uri absent mind ngewe sintari hano nabandi kandi turi kumwe imana uzi n'umuryango simbizi nyende ukubaza ikibazo nkabona bigusabye kubitekerezaho shamani rumuje manje inshuti yanjye kuki imana uri kumwe sindi hano tuzombwira ati Fanny imana uri hano ndi kubona urenze uri mu bicu mani no kuma drip yawe yes none n'amavi yawe nk'ino ese ko mbona amafi yawe yajeho inuzi wapfukamiye ndi kukubwira wapfukamiye Tege napfukamye ndi kukubwira ngo ako sinapfukamira oya ntago apfukamye ntago napfukamye Fanny shakora harabandi cyangwa rwose ntago napfukamye cyangwa kumbura pe ariko ubu ntago ari ukumbuye mbugwe ikintu kimwe mise nibuka cyagiye mfukamira Kiruso kera ndavuga ngo napfukamye wana ndekiri mbaye nka rero byanjabutse mwana Fanny uri ari ukumbuye iyi gitumo koko yo gukonga usanga mu rugo tukaganira umva mu buzima naherukaga kera wese kumwa gitumo cyagize nta Samantha kankubita ariko umva njyewe nubwo nahindutse mvuga ati man njye leta nkwemeza ngo ki buriya reka nkubwiza ukuri abantu bateka comment ngo Fanny ngere kubita nari kumukubita mu abafana bwe nkamukubita man ahubwo nuko batakameye neza cameraman nari mukubisa umugenda uzamu harabavuze ngo aramutinye cyamutinya njye Fanny nari kumukubita nubwo nahindutse nari kurambika gakiza hasi nkamukubita manje nta muryo nyisukira ese reka nkubwire umuntu akusushye rwa mbere bajya bavuga ngo ni umuntu akusushye mu musayi utege n'undi musayi Yesu mwami nateze undi ngira gutya ati rwose pe Sandrine rwose nukumana byari byanyabyo ntago kwishushanya
nanone ndatekereza se Imana yemera abantu basuzugura abandi cyangwa yemera abantu bahita bahana abandi bahindukirana ubundi Samantha nyemereye gute nese kubita ndakazi ne kumukubita nkamwemeza buri ariko mbwira uri butse uzaduhuze nkwereka kuno nkubita umuntu ne twariyo nese uravuze ngo nukuvuga cyane ufite inzika oya ni brag kubera ko uravuze ngo ndumutse tuzabahuse ngo rero kuno kubita umuntu ahubwo gira icyo ububwira kuko nari guseka mani ni brag mani cyakoze mukwe bwangiza nyambarira sinyo niki niba unanywa kuri kakabye oya pana byenda mama niba kuri kapana shizaze ngo he mu rugo sinyo kandi wavuze ko ncitse ariko ntago ari beef twarababariranye sibyo ariko sandi buriya wasubiza ibihe inyuma simbyifuje ariko ni nk'urugero iyo tugifitanye beef nari kumucanga nkita mu muntu kubita sigahita mfunga boto gikomana nk'abasirikare bo mu Rwanda hari nyuma hari abantu basekeje abantu babasekeje cyane rwose ndetse nabasekeje no umva abajya banyandikira mwubahwe ndabasuje hari umutipe unyandikira yubahwe hanyuma hari wa Uganda shiri wawe wamubwira iki ndabiziza kuri iki kiganiro shiri wanjye namubwira ibintu nabibone nk'ibisanzwe arabizi nyine ko ngiye nyine mutera story kesa nine kwa turi kumwe mutera story nk'ibisanzwe yego arabizi neza ndamukunda nari mubwiye ko mukunda arabimbwisha okay babisanzwe menya nshimisha abafana bawe sumwabe ndombe koko yego mana Yesu uramuzi kamera bari Yesu uramuzi Yesu ndamuzi ndamukunda ndamwubaha kurusha ibintu byose bibaho ndanasenga burya nibwo mana yanjye nawe mwabyumva ariko mana tugana ku musozo noneho gira ikintu tubwira nkanjye wakubwiye gitumo nkagusura tukaganira dore tudakoze iminota mike dore ni iminota 10 n'ingahe yonyine ngo igitumo mbere ariko se oya ibyambere hoya ibyambere nakoya nta byambere byabayeho ntabyo nje kuvuga ngo ngwaguye igitumo mbere ntabyo nguye mwana ntabwo nakubwiye igitumo mbere tubizaranyeho bya bintu bizanye umuntu numva babantu bavuga iki ibi bintu se ibi kandi kumvikanye ntuzabizane kandi kabera ba ntago mbyibuka nibiye harya nyibutse ntabyo mwana ntabyo byibagirwe ntabwo rero mvugishwa simani kutimvugishwa cyane ntabyo nta bintu byaje ko mbere akaguma mu rugo shanda abona uryohewe mukobwa wanjye neza fresh ikiganiro kizatangira nihagari hano nta handi hano igeze nca nta na hamwe nariko naje kubafungurira nabonye mwinjiye ese undi wibaje gute ko ku mugani wawe naje gutya sinakubwiye ubona nkugezeho ntitwavuganye ubundi umvisha umeze gute nyine ko wambwiye ikiganiro n'iki ko nsanze mu rugo rwo mu rugo nifashe n'usanga ko turi inshuti sibyo ako nta bindi byabaye nyuma nabyo nyuma mbere yawe FANNY reka nkureke rwose tukatinge ubundi tujye no mu nzu twiganire biri bisanzwe tujye no mu nzu mani ndakubwira ibintu binaraguhishe yego dogi cyugira abakunzi bagukora iki abakunzi banjye ndabakunda cyane narahindutse bye see you Gasaro TV